ikosa rya mbere ryakoze Minisiteri y'Umuco yari ifite inshingano zo gukurikirana Miss Rwanda ikayiha umuntu ku giti cye, ariko buriya umugambi w'igikorwa runaka uba uhuriweho n'abantu benshi. Niba ari iperereza n'irikorwa rizakorwe ku bantu bose, rikorwe ku ba Miss, rikorwe ku ba judge, rikorwe ku baryitabiriye, rikorwe ku banyamakuru, rikorwe ku bantu bose, kugira ngo umuntu ahabwe ubutabera, noneho nutekereza gukora icyo cyaha kirinde, kuko babonye ko nta mikino. Ndimbati ntabwo afunzwe n'icyaha yakoze, Ndimbati afunzwe n'abavoka be. Ni kenshi uzabona abantu bavuga ko RIB se yakoze amakosa nayo. Ntabwo abantu bose, niba abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi dutuye. Ni Yawe TV, ni Patrick the Entertainer, tugaruka kuri stories zigiye zitandukanye, tuganira n'abatandukanye kugira ngo ubashe kugenda basangiza amakuru na isi ibayerekeza, kandi dufite website kugeza amakuru yizewe abagezweho hirya no hino ku isi. Ushaka kumenya amakuru, ikintu cya mbere n'amakuru, sura website ya yawetv.com ukamenya isi ibayerekeza. Umunsi tugarukanye na Jean Paul umaze kumenya kuri TV zitandukanye. Umunsi tugiye kuba tuganira ku busesenguzi bwe mumaze kumumenyeraho, tuba tumugaye ku bakunzi ba Yawe TV kugira ngo bashe gusobanukirwa n'ibya bijya mbere mu isi tuba tumeze neza. Yego, amahoro cyane. Twishimiye kwakira kuri Yawe TV. Urakoze cyane. Yanga Africans, my team. Yes, my team. Iherutse kumwanya na Simba. Iyi ni timu ya wananchi bwana. Tanzania, asalamu alaykum. Abeshi bari n'abasilamu. Turabasoruje cyane. Inshallah. N'abayisilamu. Ni deribia kariki. Ugiye kurikira? Ndanyikurikira. Okay. Ariko niko cyane Haruna kirimo, so aho Abanyarwanda umeze nk'abafana Cristiano Ronaldo. Hapo natinya sasa. Oya, ntabwo ngiye nayikunda kuko Haruna arimo. Kuko niwe ribyo banakundana na Simba kuko ikinamo Kagere kandi ntawe nimwe yayikinamo Migini yiharye. Nta gakipe gato ndakebutse kambara umutuku n'umukara. So urumva wowe urayikunda bitaro kwa ngo ukurikiye umuntu. Nese ko impagurutse hano nkajya Dar es Salaam nkajya gusha. Hari iduka ziricuruza jezi za Yanga i Kigali. Ya original. Shane gace. Oyegereye kuri company. Nigera shane shop nini. Nayibonye muri Dar es Salaam na Arusha, kandi no muntu mubigira. Umuntu mubigira. Urumva ni umuntu warakoze brand kabisa. Yanga ariko twavuga ko muri iminsi nawe yasubiyemo inyuma nubwo irimo kusanira. Yabana ngewe ikipe nyikunda itameze neza, kuko imeze neza ntawe utafana. Wabonye Murera ko abafana bagarutse. Wabonye? Igihe yatsindwaga nta wari urimo. Na Marayika wari waragiye ejo namubonye yisize amarangi. Yagarutse. Urumva ko ahanini mu isi dutuye usanga abantu bakunda ibyiza gusa. Ariko ntabwo ari byo, ni nko kuvuga ngo uzakunda umuntu akize ntakena mubyara nabo. Ntabwo bikwiye. Okay, ni sawa cyane. Twishimiye kwakira kuri Yawe TV. Uyu munsi dufite Yawe bivuga iki? Hari Yawe yo mu barokore, ariko ubwo hari Yawe ya Yesu. Hari na Yawe yo gutangarwa biterwa na sansu bivuzemo. Ubu tuje kuri Yesu cyangwa tuje kuri Yesu? Okay, nuko uzabwira Beke kagutwara muri Israel. Nyuma yo kujyana na Israel bakajya mu bice bitandukanye kureba Yawe nyayawe apane yo kuri kamera. Karusisi uzakomanga umwibwire. Ni umudamu udasubiza inyuma umuntu wese, uhereye ku muto ukagera ku ukomeye. Urumva ariko n'abantu baba bakenewe. Cyane. Abantu baba bakenewe kabisa. Uyu munsi wa none Miss Rwanda ku munsi w'ejo ngira ngo nibwo Ishimwe Dieudonné inzego z'ubugenzacyaha zamushikirije impapuro zisa naho gusangiye kurikirana n'ikirego cye. Bivuze ko bya bintu byakomeye none. Oya, inzego ubushinjacyaha. Oya, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaregeye Ishimwe Dieudonné, rwatanze ikirego. Oya, ntabwo ari ikirego, bwakoze dosiye. Ubugenzacyaha bukurikirana icyaha, bwamara gutegura dosiye neza bukayishyikiriza ubushinjacyaha, ubushinjacyaha bugatanga ikirego mu rukiko. Ni procedure, ni nka permis na provisoire. Nta muntu ujya ujya mu rukiko ataciye muri RIB, nta ujya ujya mu rukiko ataciye imbere y'umushinjacyaha. Bivuze iki? Bivuze ko ibimenyetso byose
ribu ishaka ibona ubushinjacyaha bwaheraho burega Ishimwe Dieudonné bwabibonye cyangwa se bugishakisha ibindi hanyuma bagatanga ikirego mu bushinjacyaha. Procedure iteye guterera ejo ari kuri zingahe? ejo byakateje 5 tuvuga ko bamureze nyuma y'iminsi 10 kubera yuko yatawe muri yombi kuri 20 na zingahe tinesha 3 ku itariki 15 enye ya rero ubundi umuntu aregerwa RIB ikwiye ifata umuntu mu minsi 5 iminsi 5 yamaze kugera muri parike kubera amakonje yabayemo idiri fitri n'umunsi w'abakozi na konje za weekend ntizibarwa. Ntekereza ko ariyo mpamvu yahisemo kumuregera ubushinjacyaha ejo gutanga ikirego mu bushinjacyaha. Ubwo rero twagira ngo hatazagira umuntu uvuga ngo ese Jean Paul ko asanzwe abantu hagerageza gusobanura ibintu byo mu butabera neza kariya kamusabye gute ariko nuko nkuko bimeze none ikibazo kigiye yitwa ikibazo kiravuga giti ubwo bivuze ko byafashe indi ntera kuba urwo rwego rw'ubugenzacyaha rwabyinjiyemo noneho mu buryo bwo gutanga n'impapuro n'uvuga ngo byaharirwa byose uko ari bitatu birimo harimo nk'uko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemereye RBA icyo ni ikigo cy'igihugu ko aregwaho cyangwa se akekwaho ibyaha bitatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gusaba cyangwa gukora imishi bivuze ko ishimisha mubiri ibyo ni bimwe mu byakekwa ko yo ntabwo arabyemezwa ubu ngubu aracyabikekwaho bivuze ko ikibazo cyakomeye cyahindeye isura bimwe byanyu icyo RIB yakoze kigenwa n'itegeko ahubwo icyo yakoze kitagenwa n'itegeko kandi bizi ni uko itegeko rivuga ko ababuranyi bose bareshya imbere y'amategeko ntabwo uzabikata ni kenshi uzabona abantu bavuga ko RIB se yakoze amakosa nayo ntabwo abantu bose niba abantu bose bareshya imbere y'amategeko case cyangwa ikirego cya Ishimwe Dieudonné RIB ifite ntabwo ari special case ni ibirego nk'ibisanzwe niyo byaba ari ibirego by'intambara haba hari abandi babirezwe kandi itegeko rivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko ntabwo ari kenshi njya mbwira ngo kameramani nibyo cyangwa se ibyo ariko nibwo atababizi ariko yaba yarabyumvise kameramani ugeze ubyumva ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko Dr Murangira Thierry abajyanama ba RIB RIB ubwayo ni urwego rw'amategeko ntiwaba umukozi wa RIB utarize amategeko keretse uri umushoferi cyangwa uri umu IT cyangwa uri umukirina ariko buriya ugiye kureba ugasanga yaba Karihangabo Elizabeth yahoze ari umukozi wa Minijiste ni umuyobozi wa RIB wungirije retired colonel Jean Ruhunga urebye profile ye hamwe muho yize arimo no muri Kenya ntabwo haburamo amategeko. Dr Thierry B Murangira ni dogiteri mu mategeko ntabwo rero urwo rwego ari urwego rujenjetse ni urwego rukomeye kandi rwakomejwe n'itegeko rukomezwa n'umukuru w'igihugu ko niwe warushyizeho 2017 na 2018 ntabwo Ishimwe Dieudonné ni umuntu usanzwe yenda mufata nk'umuntu usanzwe kubera yuko nta kintu kidasanzwe donc icyaha yakoze ntabwo gihanwa n'itegeko ryo muri 2022 mu nkurikire neza badukurikiye gihanwa n'amategeko asanzwe hano ibyaha bivuze ngo yakoze icyaha noneho inzego ziricara zisanga icyo cyaha nta tegeko rigihana rihari hanyuma bamukurikirana mu buryo budasanzwe ko RIB ifite dosiye nyinshi buri muntu wese regeye ubushinjacyaha ibishyira mu bitangazamakuru. Dr Murangira Thierry ibintu byo kwirikodinga ijwi abanyamakuru bagatoratora nk'abatora iki umuntu akamara icyumweru yenda ashaka amakuru kuri dosiye ya Ishimwe Dieudonné akayabura ajya kumva yenda yavuganye na RBA wamwimve yavugana na RBA ntabwo ubundi bibaho nakoresha press conference niba koko ari case idasanzwe abantu bamubaza ibibazo bitandukanye nkuko iyo hafashwe abantu bakomeye yenda nka Sankara Rusesabagina Paul
bahamagara itangazamakuru bati twamuzanye arakurikirana ibi niba abanyamakuru bakabaza ibibazo bitandukanye. Rero kese ya Ishimwe Dieudonné ishobora guhindura isura cyangwa se ikangirikira mu bugenzacyaha kubera uburyo ubugenzacyaha bwayiterese. Hari n'umunyamakuru wampamagara ambaza ngo nikora mu butabera ngo Dieudonné baramwereka abanyamakuru. None se yakoze iki? Akurikiranyweho icyaha kishimisha mubiri. RIB yatangaje ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera, ibindi babyihoreye buri rwego rugakora akazi karwo. Ngewe ngibi nabifashe nko kuviyora itegeko. Hoya baviyoye itegeko kubera yuko abantu bareshya imbere y'amategeko. Niba hafashwe uwitwa Ishimwe Dieudonné, RIB ikamumarana iminsi 5 ikamuregera ubushinjacyaha, hagafatwa n'uwitwa Patrick Kanyamibwa, reka mvuga uwo utakiri ku isi hatagira uwo mvuga, uramuzi Patrick Kanyamibwa wapfuye wari umunyamakuru. Kubera iki Patrick Kanyamibwa RIB idatangaza ko yamuregeye ubushinjacyaha, Ishimwe Dieudonné bakarabe batangaza ko RIB yamuregeye ubushinjacyaha? Bivuze iki? Bivuze ko umushinjacyaha ajya kuri panique. Wa muntu twumvishe umuvugizi wa RIB avuga kuri televiziyo y'u Rwanda, wa muntu twumvishe Perezida Kagame avuga muri kongere ya RPF. Ahubwo sori gatoya urahita ukomeza kuba president cyangwa se his excellence yarabikomoje usibyo gashyira kuri pressure. Nyakubahwa Perezida Kagame yabivuze ni general, yabivuze nk'ikibazo rusange. Niba mwarakurikiye speech yavuze iminota 13, iminota nk'irindwi 8 niyo yikije kuri press kit, ariko yanavuze ku basirikare, avuga no ku zindi nzego abona zigenda bigura intege cyangwa se abona hari uzigeraho hari icyo yatanze. Rero abantu bazamukotinga uko yabivuze ni urugero yatangaga, anibaza amavu n'amavuko ya Miss Rwanda, anibaza imiterere yayo, avuga ati ngewe najyaga nyibona no nyine kuba Perezida Kagame yaravuze ku kibazo cya Miss Rwanda. Ndikubona uri mukuru n'ubwo uri nyuma ya kamera. Iyo hari umwiherero, iyo hari ibintu byatumye Perezida Kagame ahura n'abantu, iyo agiye kurahiza abadepite buri gihe avuga igiturno. Bafungura Madame Ingabire Victoire na Kizito Mihigo, icyo gihe hari abadepite barahiye niba mbyibuka neza, abivugaho abikomozaho, twabahaye imbabazi, ariko aba bantu nubwo bari kuvuga ngo ntibahawe imbabazi, nibakomeza ibi bashobora kwisangaho. Yaha urumva cya gihe yagize press conference, umunyamakuru yamubaza abivugaho 2020 mu mwiherero yakoreye Igabiro. Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga muri ministeri, State Minister Menedike, Dr. Reza Kamunyakazi bari bamaze iminsi mike beguye ku wa 4 ku munsi wa Saint Valentin, ni mu byibuka beguye kuri 14. Igihe groupe ya Kasava bamwe bafite baba mu Faransa baza kuririmba muri convention, bukeye bwaho kwa 6 aho mwiherero yabavuzeho, avuga ati no ntabwo byumvikana ukuntu umuntu nka minister akora ibi nibi, ntabwo byumvikana ukuntu umuntu nka minister ahiri ku musekirite, ariko ntabwo icyari kigenderewe ko ari ukuvuga kuri Evode cyangwa Munyakazi, nuko ari cyo cyaturunaga kuba yaravuze kuri Ishimwe Dieudonné, kubera yuko Yawe TV yabivuzeho n'ibindi binyamakuru bikabivugaho, nta kintu kidasanzwe. Ahubwo abantu nibareka iyo pressure ngo twamuregeye ubushinjacyaha. Noneho bamuregeye ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo uzarebe ko uzakurikire wumve ko bavuga ngo twatanze ikirego mu rukiko, kuko ubushinjacyaha nabwo bufite iminsi 5 yo kuba bwamuregeye urukiko. Rero biba byakozwe navuga ngo baba bashyize ni nko gushyira igitutu ku zindi nzego. Icya kabiri ni ugufata dosiye isanzwe bakayigira dosiye idasanzwe. Wa mugani wa Perezida Kagame, umwana w'umusore nka Dieudonné bagiye kumugira umusitari n'ubundi asanzwe ari we, ariko bagiye kumugira umusitari mu bintu bidakenewe. Ntabwo Dieudonné ari Rusesabagina, ntabwo Dieudonné ari Sankara, ntabwo Dieudonné, ariko izindi manza zavuzwe cyane nezi, ntabwo Dieudonné ari nta muhanga Kasiye, ntabwo Dieudonné aregwa ibyaha by'intambara, aregwa icyaha cyitwa ishimisha nubwo atari gitoya. Ntabwo ari gito,
yewe yanavuze ko gihanishwa imyaka iri hejuru y'imyaka 10 ibyaha ari gukurikiranwa 3 ariko ntabwo bikenewe aho zikora nawe wa perubajije wana ariko ku munyamategeko abanyamategeko babihuguriwe nyine ahita abona ko bari gushyira imbaraga aho zidakenewe. Rebu nihere 2009 hari n'akandi utavuze hari titre hari inkuru nabosomye ngo abakobwa bose gomva barahohotewe n'uriya muhungu ngo barabakangurira kujya gutanga ikirego. Bari abakobwa ni ba majeur. Nyakubahwa Perezida Kagame yaravuze atari ko aba bana b'abakobwa nabo bige kuvuga hoya ahakwiye kuvuga hoya kubisirwa nazo zatambutse ku cyaro mwuvuye makabivuga. Hoyi. None se byo byari byabaho urukiko rwari rwabyemeza. None se ko mu rukiko rushobora guhindura isura mu rubanza hakaza abakobwa bavuga bati uwo muntu arabeshya. Ni ikintu kinini iperereza niritangira Ahacyari kare. Umudamu witwa Eminante mugabo ushaka Marie Chantal Ramuza wari ufite agasana kitwa Eminante niwe wabaye MC wa mbere muri Miss Rwanda. Iperereza niritangira naba Mike Karangwa bazabazwa n'aba Miss bose bazwa umva abaciye mu kanama bose bazabazwa ababaye aba Miss bose Aurore Ramuza Umutesi Aurore wabaye Miss Rwanda 2012 azabazwa nubwo ari muri Amerika. Korombe kuvuga beje bundi Korombe wabaye Miss Rwanda 2015 azabazwa. Iperereza nicyo riberaho muri Amerika bashobora gukora iperereza imyaka 100 ntabwo urumva umuntu barekuye bavuga ngo yarafunzwe imyaka 50 ngo bakeka ko yarashe nk'umwirabura cyane. Yes iperereza nicyo riberaho kandi hari n'akandi bavuze ngo abantu bazamukira kuri iki kintu cya Ishimwe Dieudonné cyane ama YouTube ngo bakajya gukora comment ngo ntabwo ngo Rebu byemera. Ngewe sinkeneye kumenya ko Rebu yatanze ikirego mu bushinjacyaha ariko nibivuga ikabibwira RBA nanjye ndanagerageza no guhamagara Thierry ntananyitabe amakuru ntabwo nzi amakuru ibinyamakuru aho amakuru n'ibyo adaha amakuru ariko iriya institution iriya nimero iherwa na 64 si ya Dr Murangira ku giti cye ni y'akazi. Modeste yarayikoresheje wa mudamu wagiye wari umuvugizi wa Rebu mu bihe byaguma mu rugo yarayikoresheje uwo yasemba yarayikoresheje nimero ya Dr Murangira Thierry ntayo nzi ntabwo nyizi ariko y'akazi ndayizi nanavaho n'undi azaza yikoreshe nyikoreshe ngabona n'umuhamagare udakotinga ikindi kinyamakuru busaba bwa RBA ko urajya gukotinga RBA nawe uri umunyamakuru kubera iki akoreshwa nimero iherwa na 64 si nimero y'ibanga ni y'akazi umuhamagara guha amakuru umubaze impamvu Ishimwe Dieudonné wo wabaye special wo kujya kuregerwa mu bushinjacyaha akaba ari ujya gutangazwa mu binyamakuru. Abantu bakwibaza ese nuko Perezida Kagame yabivuzeho umucamanza naravuga ati ese uyu muntu bari kujya gutanga ikirego bakabivuga bakabibwira abanyamakuru yajya kuburana bakabivuga ni mu ntoki. So birashyira kwibaza kwishi ku muryango wa Ishimwe Dieudonné birashyira kwibaza kwishi ku banyamategeko be birashyira kwibaza kwishi kuri Dieudonné ubwe ariko amahirwe Dieudonné afite nuko biri kuvugirwa hanze atabizi. Wari uzi ko atabizi ntabigeze we ari gucunganwa n'ikigori visite umbeshya ntera amabuye we ntabigeze umva buriya n'abantu bereka abanyamakuru bamwe baba barenze ku mabwiriza n'ibindi nyine abantu polisi parading bajya kubona bakababuza ngo runaka na runaka muve muri kasho bakabashyira mu bajye kubona bakabona bashyize kuri platform imbere abanyamakuru. Rero mbaje ikibazo cyari cyandakaje kandi cyandakaje atari uko shyigikiye ibyo Dieudonné akurikiranweho oya ntabwo mbishyigikiye naramuka bahamijwe n'urukiko azabihanirwa ahubwo uburyo bari gutwara iyi case. Ishimwe Dieudonné ngewe namubonye amaso ku maso muri 2012 cyangwa na 3 nibaza impamvu Aurore Miss Aurore adahindurirwa atavaho kuko ashobora kuba yarabaye nka Miss imyaka 2 ntumira Bubu ntumira Ministry ntumira na Dieudonné ntumira na Miss Aurore ndamaze ni ikihe kibazo cyabaye nibwo muheruka nawe ndabizi yarekurwa akagira amahirwe akamumwere cyangwa se n'umuryango we donc ntabwo ari inshuti yanjye no mu bantu bagendanye nawe sindimo ariko ndi kuvuga shingiye kuri procedure
Dieudonné ni iki buri kantu ko bageze aho bakangurira ku bakobwa bose yaterese. Ibaza bavuze ngo abakobwa bose waterese batanga ikirego. Hari abo mushwana, hari aba baza bakwikanzemo akantu kuko uri umunyamakuru, baza bakakubura bakagenda. Ibaza ugize ikibazo bana kameme. Abakobwa ahubwo niba hari umukobwa Dieudonné yaterese uri munsi y'imyaka 17, ndamusaba ko yatanga ikirego rwihishwa kubera ko ari umumineri RIB igakurikirana icyo cyaha. Ariko umuntu uri majeri ngo uramusaba kujya gutanga ikirego arabizi. Arabizi. None se ahubwo niba hazanabonekamo abatarabaye abamisi kandi barumvaga bagomba kuba bo bazanatanga ikirego nabo. Erega Miss Rwanda ni iki? Akantu kabanza nkuko Bibiliya igice cya mbere umurongo wa mbere ivuga ngo mbere na mbere Imana. Akantu kabanza muri Miss urakazi habanza akantu kitwa ngo irushanwa. Ndabeshye niba ikintu cyiswe irushanwa wowe urashaka ko Miss ku ngufu. Niba ari ibyo na fofo mu mafilime naza avuge ko bamwibye n'abandi bavamo muri boot uziko no muri boot camp bavamo. Hari n'abasezeye ari muri inda. N'uburenganzira bwabo. Reka tubyihorere ngewe ndisabira inzego z'ubutabera guha Dieudonné ubutabera nk'uko babuha abandi bose, gutanga kumuha uburenganzira yemererwa n'amategeko. Ntabwo ari umuntu uzajya muri gereza ngo bamwitaze ngo dore wa muntu oya, ni umuntu usanzwe. Gereza ni muri transit, abantu basohoka abandi binjira. Niba Dieudonné azajya muri gereza ari kuwa kabiri, wallahi azayinjira muri gereza hasohotse abandi 10. N'uwo munsi azajyamo abandi. Azamanukana nk'abandi nk'ijana. Rero ntabwo rwose akusubundi kucyuje bana uko biba byandakaje. Ariko umuntu yavuga ko ni ibintu byari bimaze iminsi bihwihwisa, bivugwamo ibintu bitagenda neza muri iyo Miss Rwanda, ariko no kuri no nshuro biza iperereza se cyo rimaze. Niba bivuga se utekereza ko ari Dieudonné wenyine? Aya no ntabwo uri mukuru cyane. Ariko buriya umugambi w'igikorwa runaka uba uhuriweho n'abantu benshi. Niba ari iperereza n'irikorwa rizakorwe ku bantu bose, rikorwe ku ba Miss, rikorwe ku ba judge, rikorwe ku baryitabiriye, rikorwe ku banyamakuru, rikorwe ku bantu bose, kugira ngo umuntu ahabwe ubutabera. Noneho nutekereza gukora icyo cyaha kirinde kuko babonye ko nta mikino. Kosa rya mbere ryakoze Minisiteri y'Umuco yari ifite inshingano zo gukurikirana Miss Rwanda ikayiha umuntu ku giti cye. Nyakubahwa Perezida Kagame abakwiye kwibaza muri kongere ya RPF imikorere ya Miss Rwanda. Dufite Minisiteri y'Umuco kwe, Minisiteri y'Umuco cyangwa y'Urubyiruko, nge ntabwo nzi aho izajya. Yari ikwiye kuba yarerekanye ishusho ya Miss Rwanda mu rugwiro hakiri kare na mbere yuko havukamo ibibazo. Umuhungu bamuhaye kwisanzura. Ngewe uyu munsi ntabwo ntaha ngo ngo bambwire ngo kuki utashye saa 2, shatse nataha saa 10 za mu gitondo. Narakuze ndi umugabo ndi mukuru. Ariko hari igihe nabonaga saa 12 igeze ngahamagara ngo ndataha ntinze. So Preskid yahawe ubwisanzure muri Miss Rwanda, ayobora uko ashaka, ayica ko ashaka, yikiza uko ashaka. Ahubwo se oya utaye banzo kimbaze ngiye gusubiza. Uzi ikibazo yagize Preskid gikomeye. Kameramani ntashaka ntavuga mu buryo bw'amajwi ariko agire gutya tiking. Miss Rwanda ni igikorwa cy'abakobwa nka 80% kuko aribo biyamamariza ubwo bwiza. Abari kujya muri komite zitegura Miss n'abandi ntabwo aribo babikomeje. Preskid yabaye asa nk'ubashyira ku ruhande, ashyiramo abamwumvira n'aba Miss. Ni ba Mutesi Jolly bari muri kanama nkemurampaka, n'uyu Megan, harya Megan yarashinzwe. Yari umuvugizi. Nyine ni igikorwa cyayoboraga aba Miss. Urakiyobora uri umuhungu, ejo bazakugerekaho urusyo. Byari ngo buriya Preskid diske zani ye baba we umva hano sika ariko ahantu ntuye hatangizwe n'igihekane cyitwa ka
kandi n'ibice byo mu Rwanda byinshi byitwa birimo Kacyiru, Kicukiro, Kigali, Kabeza, Kanombe, Kagarama, asha umujyi wa Kigali nawe niba ari umuvumo. Aha noneho Preskid yari kuzajya arebera bariya bakobwa nko mu birometero 5 uhereye aho bari imbere, hakaba hari timu ibashinzwe wari COO. Ahagera gute se? COO ajya kwicarana n'umuvugizi ati n'umuntu ukomeye. Noneho abantu bose babashyiragamo abari bashinzwe ibyo byose kubyorganiza n'ubundi naba Miss, kandi abakobwa barafu. Niba ari kumwe na Mega namubaza ibyo uko avugira aba Miss cyangwa uko avugira Rwanda Inspiration Backup, abandi bakobwa bararakara bati kucyura rero yamugize akamana. Uri gukoresha imvugo abantu bakuze batumva beef n'iz'urubyiruko. Ishyari rize Kide icyo bangura gushigisha rusoma, ntabwo ari byo mvuga cyane, ariko yafashe umwanya munini bari abakobwa bose abagira ibyegera. Ni Kadafi ko rewe uhereye ngo kubaje pe bari abagore. None se yaragiye kwigira Kadafi umusa rwose iriya wakoze rero. Hari abantu bitwa abajyanama. Ese ubwo nta kuntu umuntu uri hejuru wabasha gukoresha amakosa? Hari kosa rya mbere wapi Preskid yari byose, ariko umutwe umwe wigira gusara ntabwo wigira inama. Yari gufata abasiye kombata. Ese ubundi wabuze background ya Miss Rwanda? Abantu bayitangije abantu bayitangije yari gufata guhamagara Risu dakamugisha inama ari muri Amerika, kubwira ba Mike Karangwa, Buteri Shesha Sandrine, uyu mudamu Emma Claudina, uyu Dr Higiro. Abari mu bayitangije man barayitangije 2009. Abo hamagaye Eminati ukamubaza ati ariko se mama ubundi byagendaga gute? Jory Sange Eminati baracyahari, ni baba meet babasaba appointment babagisha inama. Rero ikintu kigize icyawe ku giti cyawe. Ese wa mugani bo kubivamo nuko bari bafite ukuri ahubwo bakabona. Wowe ntago babivuyemo. Yagiye abakuramo. Nyine iyo umuntu akwempoje nk'ubu ngubu urugero. Uravuze uti sinzi ukuntu hatangiye ikiganiro ndakigorora. Hari utabyishimiye atabaga se mutipe agiye kuyobora ikiganiro abo mutumirwa be n'umutumira. Ariko gihe nirindaga umuntu waza kumanuka kuri message aduca amazi. Aduciye amazi gute se? Urumva harimo umuntu ugira inama akabyumva nabi. Ngewe ahantu ntuye rege iyo iguhaye cash power uri umucuruzi, iyo uguze umuriro w'ibihumbi 10 baguha 5. We ajya gushaka izo cash power n'urugero bamuhaye cash power z'ubucuruzi kandi atari umucuruzi. Arambwira ati ariko umenya abantu nge narenze ko umucuruzi ari bagabanyiriza, kumba umucuruzi niwe baniga muri rege. So ushobora kumubwira ko umucuruzi bamuca amafaranga menshi y'umuriro kurusha umuturage, akagira ngo muri guhangana kandi uri kumugira inama. Abantu none by'umwihariko abanyarwanda banga umuntu babwira amakosa week barayanga. Kide niba mubwiye uti iyi Miss kuko yagiyemo 2014 yagiye muri Miss Rwanda nka company kuyiyobora imaze imyaka 5 itangiye. Rero birashoboka ko bamugiriye inama akazanga bakavuga bati ntabwo twakora muri iyi gahunda Tembea na Yesu. Ubundi n'ibintu bya Miss maze kubivuga yagiye kinini batazanagira ngo mbifitemo izindi nyungu, ahubwo umunyamerika naguha nanjye ujye impamagara umubwire uti bampaye ageze. Ariko ndifuza ko mwagira ibiganiro biri seriye bifatika. Ntabwo urubanza rwa Preskid rwahinduye isura. Icyo RIB yakoze kigenwa n'itegeko, yaregeye Preskid ubushinjacyaha, ahubwo kitakoze yasumbanishije nuko yagiye kubivuga igahamagara ibinyamakuru. Umuvugizi akirikodinga, nahoze numva muri kode y'umuvugizi yavuga uko imiterere y'icyaha n'ibyaharegwa, kandi ababuranyi bose bareshya, naho ubundi ni ibisanzwe. Ariko ibi nabyo bishobora kuzamufasha akabona ubutabera. Kubera yuko biri kuvugwa cyane, umucamanza nawe ashobora kwigaragariza muri uru rubanza akavuga ati tumaze gusuzuma twasanze ari umwere, kubera yuko nta byaha bimushinja icyaha bihari. Uzi impamvu?
se niba ari itangiye gusaba abakobwa bose ngo yahohotewe gutanga ikirego umuntu umaze iminsi 10 afunze abo bakobwa ubwo bari heda bakagombye kuba baraje ibi nguzo ikintu byitwa ni RIB iri kwibutsa abantu kurega RIB yibutsa abantu kwirinda ibyaha n'amakosa ntabwo yibutsa Jean Paul kujya gutanga ikirego kuko ninjye wahohotewe ninjye ubizi ubwo burenganzira bwawe urabuzi uburenganzira abakobwa ni majere okay twemeze ko RIB yagiye yakira abana bari munsi y'imyaka 18 muri Miss Rwanda ngo tubyemeze niba yarakiriye abakobwa b'abamajere bafite imyaka hejuru y'imyaka 18 ntabwo RIB ariyo yibutsa abakobwa kujya gutanga ikirego bafite ubwo basa kubera impamvu z'umutekano n'abafite ubwo kubera impamvu z'umutekano wemeye gutanga ikirego mu buryo bw'ibanga njya nabasabye kujya mu Isange one stop center n'ibindi ibyo byose ni abagenzura ihohoterwa man buse koko ese wenda gatoya imbere yuko n'iki kibazo gisa naho gitangira wari umuvugizi wa Miss Rwanda ni mwiza Megan areguye hanyuma haravugwa nuko Miss uriho muheto atabonye n'imodoka ibyo byose ibyo ni twari tuntu tw'utunenge turimo reka mpere ku modoka ntabwo ari amafaranga ava kuri konti ya Preskid abatera nkunga iyo bemeye gutanga ibintu bashobora no kubitanga nyuma y'amezi 6 ahubwo Preskid icyo akora ni ubuvugizi none se Miss Rwanda 2015 ndabona udakuze cyane ntuze ko yavuze ngo yahawe ikimodoka gishaje urabyibuka mbere ya Aurore uwasimbuye uwo Mutesi Jolly yasimbuye urumva Miss Rwanda 2015 yahaye imodoka mbi arayanga aravuga ati imodoka ntabwo nyemera urumva amaze kutayemera ibijyana mu bitangazamakuru arasakuza cyane ariko ntabwo byatumye atayifata ariko ndabizi ko yashakuje cyane rero ntabwo kuba Miss Rwanda atarabona imodoka bivuze ngo ni ikibazo cya Preskid ni ikibazo cyabemeye kuyitanga none se sari motora ajya gitanga mu modoka nabyo se ntabwo byibuka aba Miss bahabwaga imodoka na ntuza na oya ni Suzuki icyo gihe byari Suzuki urumva Miss Rwanda 2015 rwose yanze imodoka yahawe n'icyo kigo cyatangaga imodoka rero ni ibisanzwe kuba Megan yakwegura ntabwo uyu munsi se wabuze ibyo yavuze se kuba atarayifashe ntabwo uzi ibyo yavuze ahubwo kuba Miss Rwanda atarabona imodoka cyangwa yarayibonye ntabwo icyo ari cyo kibazo ikibazo kiriho ni azayibona Akiwacu Colombe uramuzi Akiwacu uramuzi yabaye Miss Rwanda 2015 imodoka yahawe yarayanze cyari ikimodoka kimeze nka kibi ntabwo cyari gikwiye Miss Akiwacu Colombe yarayanze uwitwa Marilene yari yabaye Miss Heritage nta modoka ahabwa yarakira umwana yiga muri Erika uyu munsi yibereye muri Amerika ahubwo uzi umumaro wa Miss Rwanda kuki bahita bava mu Rwanda bahita babona akazi kuki Jolly ataragenda bivuze iki kuri Jolly Jolly se nabasanga ari ubushake none se ntahora agenda ni hata umuntu utumirwa na general akanga n'ubutumire no bushake no bushake nyene twisubire kuri iki kintu cya Preskid nta rwego rukora amakosa ariko narwo rimwe na rimwe rujye abarugira inama n'abajyanama n'abanyamategeko bajya bavuga ati ibi bintu wowe urabuza Jean Paul gukora commentaire n'urugero rwose ubundi se iyo RIB ejo idatanga ikirego ngo ibijyane muri Radio Rwanda na televiziyo ni recording bari kumenya ko yarigiye ubushinjacyaha nibo batuma aba YouTube bavuga n'ibindi binyamakuru byandika ibi mitwe y'inkuru yongeye umva ngo amakuru ashyushye ngo ibindi ngo bijyaha bishya ngo bya Preskid 50 wareba amakuru ashyushye gasanganijwe rya murangira ryibereyemo man ibintu by'imitwe ya za rutwitsi ama YouTube bakora ntabwo yemewe amakuru ashyushye amajwi ya Preskid kabaye amajwi amajwi ya Preskid no amajwi ntabwo yemewe amajwi mu rukiko ntiyemerwa urukiko rusuzuma niba ariyo rukaba ariyo rifataho umwanzuro hari umuhungu witwa David wiganaga Perezida Kagame nawe ntumuzi se ndamuzi none se uriya muntu yifashe amajwi
wamutandukanya gute na boss? Reka urukiko ruzemeze niba ari we. Ariko ariko se mbwiza warumbwira ubundi watekereje gute kuntumira? Jewe ubundi wicaye gute utekereza kuntumira? Ni kuri uko kuri nyine buvuga uti abandi n'ingi bashobora kubikata cyangwa niba batinya kubivuga. Oya ntabwo ubwo bikase ntiwazagaruka imbere yanjye. Urumva n'ubwo buryo bwo ubikase nahamagara umuzungu nkamubwira n'icyo kiganiro kikavaho. None se uyu mwanya ibyo tuvuze biri mu bigize icyaha. Kuvuga bati Jean Paul avuze ibintu bikomeye, ubugenzacyaha bushobora kumuhamagara agasobanura ibyo yavuze. Urabona biri nko mu bigize icyaha? Oya ntabirimo. Kuba RIB yatanze show si uko yatanze ikirego mu bushinjacyaha niyo nkuru kandi n'ubundi isanzwe ibikora. Uko niyo munsi yareze RIB irarega buri gihe uritanga ikirego mu bushinjacyaha. Kuko ubushinjacyaha wari wabona ukuntu wubaka itaje umucanga uhereza uwo hejuru ahereza uwo hejuru. Rero step by step RIB iri kugenza icyaha igihaye ubushinjacyaha bugihaye urukiko rutagiye kukiburanisha. Ni ku rwego rw'ubutabera rwubatse. Niyo mpamvu urwego rw'ubutabera, urukiko rw'ikirenga, minisiteri y'ubutabera, minisiteri y'umutekano, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, urwego rw'igihugu rw'amagereza, polisi, iyo hari ubwo bakora inama ibahuza. Ni ikintu kimwe ntabwo wagitandukanye. Rero umusaza Dr Murangira Yatsira keretse niba ari ubitekereza akavuga ati ngiye kumena umuceri. Niba bashaka ko ibinyamakuru bitavuga nibakore ikintu cyiswe iperereza ugishyize muri media. Bifashije Preskid uyu munsi aregwaga icyaha kimwe. Hari n'icyavuzwe cyo gucuruza abantu yagize amahirwe kivamo. Ubundi umuburanyi amenyeshwa ibyo aregwa agatungurwa nuko mu rukiko haje ibindi bishya. None ibishyashya biri kuri yawe. Hoya ni igisubizo kuri Preskid, kikaba igisubizo ku banyamategeko be. Ubu bagiye kwiga bareba ingingo zihana biriya byaha, bareba ukuntu babyigobotoramo. Kugira mani baba bakoze Jolly ni muntu ni brand imeze gute? Ko niyisaga wenda ijyana gutangira byatangiye Miss Rwanda y'umwaka itangira ku munsi wa mbere abwira Muheto ngo ni mwiza pe, birangira basoza Miss Rwanda akoresheje n'ubundi speech Miss Jolly yakoreshaga. Miss Jolly yagize impact kugira ngo Miss Oya nuko hano tabaye mu kanama nkemurampaka. Buriya n'umuntu banenga babanza kumubwira ko ari mwiza, ko yanitinyutse akaza gukompeta mu bamisi. Cameraman ndabeshye se bose baramubwira bati umusa uri mwiza ngo yongeye akantu ka uri mwiza pe. Iyo pe niyo yaje kuba ikibazo. Oya ni umuntu ushakira ubwishyu mu mazi. Ni ya minzani ni iyo pe ni ibintu biba bisanzwe. Buri muntu wese abamisi iyo bari kuri tele kuriya bameze nk'abana biga muri garidiyeni. Umwarimu wese arababwira ngo mwabaye abambere, ariko igipimo cy'uko ari abambere ukibonera mu bisubizo baguha abana. Rero abamisi ntabwo hatangira kumukasa akikuri imbere. Ko ari abo bashinjaga Miss kubabwira nabi cyangwa se kubakasa. Uwo ni nkande? Harimo umumisi umwe wavuye muslimu wa wundi nabonye watangiye kujya ese ko atabivuze Preskid atarajya ku oya ibya bindi byiguye itayigera ijanja. None suri yawe yagiye abize ko azaba Miss. Umuntu wivugira ariyemerera ko kuva kiga no mu mashuri abanza bamwitaga mubi, akemerera ko yajyaga ajya kuri toilette ari uko abandi bana ari uko amaze kubona abandi bana bose bagiye baciyavuga tubiraza gusigara bamvuga. Ubu se mana yanjye uriya nawe arabizi yabikoze bishaka. Ahubwo keretse yajya nko muri Miss ntuza Aline Gaho hayira ajya ategura Miss y'abafite ubunini. Ahubwo harimo bavuze ngo bazamuhuze na Gahongayire. Nge ntabwo sinjya ndeba ibiganiro. Ngewe mu kazi kanjye k'itangazamakuru ngenzura inkuru yanjye nkareba ko inkuru ikiganiro nakoze batantuburiye, nasanga bantuburiye nkakubwira nkikosora, commentaires zitukana uramenye.
izitukana niba uzi ko utakwemera komanteri ituka umukuru w'igihugu kuko nawe bakubaza bati kuki watumye ihita ntugatume komanteri umutumirwa wawe bamumanuka sha bituma atagaruka kandi abantu batukana kuri YouTube ni abantu muziranye nta muntu wo muri Amerika utuka umuntu uri i Kigali niba abandi bawe bavuga umva bakumanuka none se mbwira umuntu wanditse wenda ko Mutabazi iyo mutumiye mu kiganiro ngo yake esansi ya 5 ni umuntu wigeze kumutumira arabivuga yenda arayabura barashwana bishwanye agiye mu kiganiro aramumanuka rero ni abantu batukana kuri YouTube ni abantu muziranye babajyama babagentro n'ibiti abantu batukana ni abantu muziranye bagabanye gutukana bareke kuzana ibintu by'ubwempore ku ma YouTube niba ubona nta kiza wavuga Fazari wabyibonera none se umuntu ashobora kuba ari umufana wa Simba yabona iyi jezi akantu kashengeye kuri jezi hari umuntu wanga ibara ry'icyatsi kubera amateka afitanye naryo urumva rero icyatsi nyibutsa Fireman abana bamwe yanga icyatsi bitewe n'ahantu yigeze kujya bambaraga icyatsi urumva muganira igihe umuntu yanga ikintu bitewe n'icyo yahuriyemo nacyo uretse yawe nzajya mbihera ibiganiro yenda muzajya mugira abantu bakurikira benshi cyangwa se hari n'abazavuga bati twebwe twari tubamenyereye muri none muzanye ibintu biri ku murongo murabivanze ariko wenda icyo tunakivaho ariko se ubundi wari uzi ko abafungwa cyangwa se abantu bakurikiranwe mu bugenzacyaha abantu bose bareshya imbere y'amategeko wari uzi ko bareshya imbere y'amategeko wari uzi ko nta kampara nta kampara kuko hari kampara habaho na prison siri VIP hakabaho urukiko ruri VIP none se hari ukomeye kurusha uwari minisitiri w'intebe Dr Pierre Demeho Umuremyi umva yaje muri ka kaboro kitwa gafirigo ni minisitiri w'intebe ni komiseri yabaye komiseri muri RPF yabaye komiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora yayoboraga urwego rushinzwe gutanga imidari n'imidende umuzanye muri firigo nk'iyo watwaramo n'undi wese rero afungiwe ahantu hasanzwe abantu barareshya imbere y'amategeko nyabareshya imbere y'amategeko mwifata abantu bamwe ngo mubazamura abandi mubamanure cyakora ubu nanjye bantaye muri yombi bavuga bati twataye muri yombi ariko akantu babanza umunyamakuru witwa ntari umunyamakuru ntibabivuga nta nkuru irimo ahubwo icyo kintu kumuje nacyo kimaye ikindi gitekerezo ngo ahanini nanone Twitter ufite so ntiyazamura ibyo bintu wenda ugeze kuvuga ngo umuvugizi wa RIB ni Dr Bitsiyeri umunyamategeko Dr Umategeko ariko uvuga ko kino kibazo aricyo yakomoje ariko no kuri Ndimbati yabivuzeho anavuga ati umuntu nakitwaze icyo ari cyo njyewe muri babiri bemerewe gufotora Ndimbati no kumufata amashusho ndimo RIB itanga ikirego mu bushinjacyaha kwa Ndimbati turabizi ntabyo yigeze ikora Ndimbati yavuzwe kubera iriya video ishingiye ku kirego cya Firdaus ariko ni Ndimbati usanzwe ni Ndimbati isanzwe ahubwo mujye musura imbuga za RIB murebe Twitter Facebook n'izindi mbuga kugira ngo murebe abo bari gukurikirana baba star hari nubwo umuntu amushyira kuri Twitter ntimubimenye kubera ko yenda utihuje n'imbuga za RIB sinzi ko abantu nta ikiriho niba mbeshye commentaire uzabibona bazavuga bati uriya mutumirwa wanyu yabeshye abantu ntibareshya cyangwa azavuga ko abantu bareshya mu mategeko bashobora kutareshya mu guhabwa ubutabera ariko nabwo abantu bahabwa ubutabera ku buryo bureshya ariko abantu bose ubundi barareshya nta muntu udasanzwe birashyira igitutu ku rukiko ruzamuburanisha gusa binatume yawe Nyamirambaze kushaka ubu se ejo nari nzi yuko Preskide RIB yamuregeye ubushinjacyaha cyakora wowe ku giti cyawe nk'umunyamakuru wemerewe gushaka amakuru muri RIB yibaza aho dosiye ya Preskide igeze bakayaguha nubwo nahereye kwa gatandatu nyaka RIB kuko njye nabaraga iminsi nyuma y'iminsi 5 natangiye kubaza RIB ikirego cya Preskide kizaregerwa ubushinjacyaha ryari Dr Murangira Cukwe namwandikiye kuri WhatsApp
nayimuhaga kuri WhatsApp nkanayimuha kuri message isanzwe ntabwo yasubije izo message ndazifite none nyuma ngiye kubona mbona yabihaye Radio Rwanda boss abanyamakuru barareshya ibinyamakuru birangana uko yawe yakwaka amakuru ni nako RBA yakwaka n'ikimenyimenyi kugira ngo ibinyamakuru umenye ko bingana uzakora inkuru iri positive ku rwego urebe ukuntu bari reacting uzibaza ku cyo bari reactinze kandi nanizwe ikinyamakuru cyanjye ari gitoya rero ntabwo ari byiza vraiment bikubita akanyafu ibi bintu umuntu aba avuga inzego ziba zibireba hari abantu bashinzwe kureba YouTube ubu hari nk'umuntu era saa 11 areba yawe kujya akajya saa 6 muri pause hakaza nde kumusimbura rero ibi bintu tuba tuvuga ntabwo RIB yagiyeho kugira ngo ubundi niba hari aho cyitwa CID hakaza RIB no kugira ngo no hari n'amakosa yakorewe muri CID RIB yakosore ejo hazaza urundi rwego se narwo rw'ubugenzacyaha kuko hari bitari kugenda neza muri RIB abantu babareshyeshya imbere y'amategeko babaho ubutabera babatware kimwe babasurishe kimwe nk'uko umuntu wanyweye manyinya uko waba umeze kose imodoka bayigukuramo umva oya uhuhamo basanga wananyweye bakagushyira muri polisi bakagufunga iminsi 5 nta mujenerali waza kugukura muri polisi oya ntabwo bishoboka tukaba tujya kuri kesi ya Ndimbati uba umwe mu bantu babashije wenda kumufotora nubwo atari itangazamakuru byinshi byemewe kujyayo umuntu ikibazo cya mbere cyari kubera cy'itangazamakuru risa naho rihejwe umuntu akongera akagaruka neza mu rubanza noneho rwa Ndimbati kuza bwa mbere uvuga ibi ngibi bwa kabiri kaza ukosora nibimushyirishamo byo nubwo ikibazo cye mbona gisa n'icyacecetse wagezweho icyo cyondi nyine nicyo nkundira showbiz bati nta nkuri marakabiri hari zagiye ziza bayago bagacaho bayirine bagacaho ngo cano zajyamwe akaza nabyo ngo ni imivuna icya mbere nta binyamakuru byahejwe ibinyamakuru byari byemerewe byose icyo bitemerewe ni ugufata amajwi n'amashusho kuko batabisabye urukiko ingingo ya 71 ivuga ko kwaka gufata amashusho mu rukiko n'amafoto ubisaba mbere y'amasaha 48 nge nageze amahirwe menya itariki Ndimbati azaburaniraho yaburanye ku itariki 21 nge namenye byibura igitariki azaburaniraho nko kuri 15 nandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ntabwo ubwo burenganzira onese uzazure yawe kuko bakubwiye ngo Ndimbati ari burane mu gitondo uze gufotora utabisabye nibwo bimenye ikimenyimenyi abanyamakuru bari mu rukiko ariko baravuga bati ntitwahawe uburenganzira kuko tutabisabye rero ibinyamakuru byose byari mu rukiko ahubwo n'ibyabisabye na press kid numenye urukiko azaburaniramo uzandikira urukiko noneho bakwangere cyakora wibuke ko titre ivuga ngo ni ugusaba ushobora gusaba cyangwa ukimwa ariko icyiza cyo mu nkiko niyo bakubujije gufotora iyo bandikiye barakwagira ko kubwira bati kubera impamvu nizi ubyo wasabye ntubyemerewe cyangwa se ibyo wasabye wemerewe ibi nibi rero icyo cyo kiveho nta munyamakuru ugeze ubuzwa gufata amashusho kwa Ndimbati n'ikimenyimenyi wabonye interview umunyamategeko yahaye abanyamakuru none se ziriya kamera ninde wazitumiye nta nimwe yandikiye urukiko baje ni kwa kundi uburinda ukica umujyi baje ku rukiko babuze Ndimbati bafotora baka interview umunyamakuru baje ku rukiko ejo bundi yajuriye babuze Ndimbati bati Jean Paul no musaza reka tumubaze urubanza rubayemo siko byagenze ntiwambonyemo none se nge Ndimbati ahubwo abasaza baravuga bati ntabwo twagendeye ubusa nimukunde ibintu by'ubutabera mukunde inkuru z'ubutabera ejo RGB nijya no guhemba abanyamakuru ihere ko inafata igice cy'ubutabera n'ikigihembe aho kugira ngo ijye ihemba ibintu bimwe kandi n'ubutabera bukora kuko uyu munsi kuva mu kwa kane hazi inkuru ziri show urumva hazi inkuru ziri show ubutabera bwagira agaciro ariko no kuvuga batese ku kibure gihe bandika ku byamamare yes akariho karavugwa icyo cyo kiveho icyo yibazaga noneho icyo kivuye ubwo icyo umuntu yibazaga
umuntu avuga ngo kuza bwa mbere uburana uvuga ngo naguze indaya umunyamategeko yarabisuzumye avuga ati ko wowe waburanye nabi kuza bwa kabiri uhindura byo ntabwo bituma bitanga challenge. Ndimbati ntabwo afunzwe n'icyaha yakoze. Ndimbati afunzwe n'abavoka be. Si ukuri washakaga. Ndimbati afunzwe n'abanyamategeko be kuko mbere yuko ajya mu rukiko kuri 21 byibura yafunzwe kuri 11 byibura mu minsi 10 yahuye n'abavoka be mu bihe bitandukanye nk'ishurenge kandi bumvikana uko azaburana. Rero Ndimbati yunganiwe nabi, yagiriwe inama nabi n'abanyamategeko. Rero niwe afunzwe n'abanyamategeko be kurusha uko we yaba yifunze kuko si umunyamategeko. Baramubwiye bati wowe uzahakane. Ako se urahakana kandi ukemera ko onese abana ni ikimanuka. Aremera abana agahakana ibindi bikorwa. None se utazi ukuntu abana bavuka. None se kuri mwana afite imyaka 17 ahubwo iriya Roge wabaye umunyamakuru ariko wa danger ukajya guperereza Roge barayemo ukabaza manager wayo ukaka kuko itariki barayemo ni 24 z'ukwa 12 siko bavuga genda wake mu bitabo hanyuma numara kwimenya urebe koko nayo mazina ni buriya mukobwa arimo kuko icyo gihe ushobora gusanga Roge yarayemo kuko tarafite imyaka 18 Ndimbati nk'umusitari wabuze bati umusaza bakamuhereza umukobwa akarara muri Roge atananditse. Uzi ko itegeko rivuga ko umuntu wese urayi wawe umenyesha umukuru w'umudugudu cyangwa w'isibo. Yes. Iyo uri umusitari ushobora kuvuga ati nanjye ntimunyandike n'umukobwa ntimumwandike byose. Ubwo umunsi wajyayo izo data ukazibura. Icyo gihe ahubwo byaba bikomeje isura guhinduka. Ubwo bivuze ko umukuri kwiza nuko abanyamategeko ari bo bamuhejejemo. Umukuri kuriho cyangwa se mu cyugaragaje nuko abanyamategeko banjye batamenye ko agomba kuburana kugenda bongeraho iminsi 30 byo bivuze iki? Ntabwo byongeraho niko itegeko shano nta muntu wongeraho iminsi 30. Itegeko riteganya ko umuntu ashobora gusabirwa indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Byibura mu gihe kitari munsi y'amezi 12. Ndimbati ubushinjacyaha bwemerewe kumuzirika amezi 12 bugikora iperereza. Rero iminsi 30 ishize kuko umuntu asabirwa gufunga iminsi 30 ubushinjacyaha burongera bukajya gusaba urukiko ko ari rwo rutegeka. Nta nubwo ari ubushinjacyaha guca. Urukiko rusuzuma ibyo ubushinjacyaha bwavuze niba bifite ishingiro bukemeza ko ya minsi 30 yongezwa. Urugero bashobora kuba bati turasaba ko Ndimbati yongezwa iminsi 30 cyangwa uwihoreye Jean Bosco kuko yasabye ko atakomeza kwitwa Ndimbati kuko ari igihangano cya filime. Umucamanza akavuga ati twasanze nta perereza arendera igikenewe dutegetse ko Ndimbati aburana iby'iminsi 30 ikavaho cyangwa se akanarekurwa kuko procedure yishwe. Nta muntu usabirwa rwose ibintu byo mu Rwanda bumva ngo umuntu aragusabira kwitendekaho keretse ahubwo buriya nk'umukuru w'igihugu iyo amenya akarengane umuntu yagiriwe mu rwego rwose uhereye mu butabera n'ahandi aramurenganura na wa muntu wamurenganyije akamushyiraho yari yarashyize wa wundi utarahawe akarengane. Aramuguranira ni ubutabera. Ntabwo perezida yakwemera ko umuntu arengana ariho kubera twe twamutoye. None yakwemera ko abantu barengana ejo muri 2024 manda izarangira kandi dusabwa gutora dushingiye ku byiza byakozwe. Yego. Okay, dusoza Ndimbati yaburana gute? Dusoza iki cyiciro. Ingingo ya rengera Ndimbati ni iyihe? Ingingo ya rengera Ndimbati nuko niba bashaka ko ingingo ya murengera bazashaka consultation irishyurwa. Are mbivuge babimanuke umva. Cyakora umuryango we nzawugira inama mu gikari nabyo batazabyuririraho bavuga ngo turi kwica iperereza n'ibiki ariko ingingo za murengera zo ni nyinshi. Ingingo za murengera zo ni nyinshi zimwe no muzamurengera bareke guhangana n'uriya mwana Feredawusi. Ari Feredawusi agabanye media na Ndimbati n'abanyamategeko bicare kabiri batekereze keshi ariko ingingo za murengera nibashaka nzazibabwira nubwo ntari umunyamategeko ariko dushobora kujya inama. Uragira ngo dutange ingingo za murengera none se nihuje n'urubanza rwa Ndimbatira meze nk'abantu
bakwatse amakuru kandi no ingingo zamurengera ni ukutareka guhangana no gutsimbarara agira ibyo yemera bisabira imbabazi yemera inshingano nk'umubyeyi agira ibyo yemera gukora ntabwo kwishyura inzu ntabwo ari byo bikenewe byonyine inshingano z'umubyeyi icya kabiri ingingo yamurengera azasenga amazamuka n'amamanuka hazabura ibimenyetso by'uko Firidausi adafite imyaka 17 naho ubushake cyane bavuga ngo muri 2023 bazazana amafishi y'uko yamusambanyije afite 17 shama 25 yayirya ni sawa cyane aho ngaho ubwo ndakeka ko dusoje uyu munsi none imyaka 28 irashize twibuka jenoside yakorewe abatutsi ni muri Mata 1994 turacyari mu minsi ijana yo kwibuka izo nzirakarengane uyu munsi none icyaha gisa no gupfobya jenoside ubona bigeze kuyihenera uyu munsi jenoside abayihakana bakanayipfobya akenshi usanga ari abana ari abuzukuru b'abasize borotse uru Rwanda kandi umubare munini uba hanze y'igihugu kwihakana no kuyipfobya ntibikuraho ko abatutsi batishwe ntibikuraho ko inzibutso zitabitse imibiri y'abatutsi ni ugushinyagura kandi ntabwo uriya kwihakana n'ipfunwe naryo ni ipfunwe hari ubwo umubyeyi yakubita nk'umwana yabona amubabaje ahubwo akamukubita cyane kugira ngo nayamakuru kandi akagenda akavuga ati ariko buriya namubabaje narengereye rero abahakana bakanapfobya jenoside nibaceceke bareke gutoneka abantu kabiri cyakora umwana w'umujenosideri yayihakanye nta cyantungura cyane ahubwo natungurwa yenda mbonye nk'uwayirokotse ari guhakana akanapfobya nyine ubona bibabaje ariko ubundi igisubizo gihari ni uko nawe nubona igicano cy'iki-YouTube gihakana jenoside uzashingire kuri icyo kiganiro utumire ubavuguruza aza nawe akubwira ingingo zerekana ko ibyo bavuze babeshye abantu urugero guhakana ushobora gutanga urugero ukavuga uti runaka yarayavuze ibi ku Rwanda yavuze ko nta jenoside yabaye ngewe uzaza nkutware ku Gisozi nkutware Ntarama nkutware Murambi nkutware Kaduha nkutware Rukumberi nkwereke ko ibyo yavuze yabeshye isi tubivuguruze dushingiye ku bimenyetso ntabwo guhakana nta muntu uhakana ibyabaye mani wowe ntuzajya ubona abahakanye ugeze uhamagare n'abandi bakwereka uko yabaye nta bundi buryo bareke kuyobya isi jenoside yabaye ku manywa hari muri 1994 amahanga yose arebera ntawe uyobewe ko jenoside yabaye uwo bikora mu kinyarwanda bayigiza nkana ubwo umuntu ukomeje kantu ka media ndibaza ngo izi channel cyangwa se izi TV zitandukanye izo zigenda zikwirakwiza hanini ibyo nakwita nk'ipfobya media zikwiye gukoreshwa gute muri iki kintu hari imbere mu gihugu zizaba zibikora zaba zarabigerageje ubu ntabwo waba ukizibona rero ntabwo ari itangazamakuru itangazamakuru ribiba urwango ni za Rutwitsi NRTRM ni Kangura n'ibindi bitangazamakuru byagiye bibiba amacakubiri na jenoside niba hari ibinyamakuru bipfobya jenoside umwana apfira mu iterura niba papa wawe wafungiye jenoside yakorewe abatutsi ufite yawe bizagora ko wakora ibiganiro birwanya abahakana jenoside bikanayipfobya kandi rimwe na rimwe utanumva ko papa wawe yenda kuba afunze akatiye burundu yarisha abatutsi bakaba baramwitabye bari kwitaba Imana mu gihe cyabo kigeze ibinyamakuru bikeneye guhagarara kigabo nabyo byabona abapfobeje bagakora ibiganiro byinshi byerekana ku byo bavuze ari byo imiryango irakinguye muri Minu Ubumwe hari icyo amakuru yose wakenera yerekana ko jenoside yabaye Minu Ubumwe yayaguha Ibuka yayaguha n'indi miryango yose haranira inyungu z'abacitse ku icumu ibyo byo no gushinyagura abanyamakuru nibagerageze nabo bakora ibiganiro byinshi sibo barota iminsi 7 irangira ngo basubire mu biganiro byo gutwika uzi ko n'abahanzi hari abahanzi nzi bakomeye nagiye ahantu usanga bari kwirikodinga ngo mu cyunamo nibwo bakora cyane kuko abantu byose bari bize bose bahugiye ku kwibuka nawe akabona umwanya wo
ko gusohora imizigo ntibyagutungura buriya hari nk'imizigo yasohotse kuri 14 icyunamo cyasojwe kuri 16 baye ntabwo kiba cyarangiye kiba cyasojwe cya leta icyumweru cyo kwibuka ahubwo se ubwo umuntu yakwibaza ngo mugari ushaka gusanga n'izo cano ari na cano muri iyo minsi ngo zidakora yego ubwo zo zitanga ubuye butumwa ntabwo baba bafite amakuru baba ari abarescape nibitinyuke umuntu namwaka amakuru ajyanye n'ubuhamya n'ibiki bijyanye n'amateka ya jenoside yatange batabaye abaheza nguni nabo cyane sibyo umuntu ashobora kujya kuvuga ngo ntabwo ngo navugana ngo na runaka ngo kubera yuko ari iki n'icyoya nibavuge noneho ibyo yavuze nibidasohoka mubaze impamvu atabisohoye niba bishingiye ku marangamutima ya ideology ubwo nabyo ahubwo yamurega yavuga ati umuntu yaraje anyakamakuru anyakubuhamya bw'uko narokotse aragenda ashyira muri pubere yabishyize hehe nabingarurire cyangwa se anyereke icyo yabikoresheje n'icyo ngicyo nta kuba bamwe mu bantu se babibiyo ngengabitekerezo n'ubundi gihari ese ubundi abo ni bande abo ni bande bari hanze ufite urugero so umuntu yavuga ko harimo Abandahimana nabo bandi Nahimana wese umunyapolitike bajya hanze ahanini babitangariza hanze basebye igihugu n'indonke baba bashaka amaramuko gusebya igihugu cyawe icyambere buri kwikurira uburi inkunguzi kuko ntabwo wajya guharabika igihugu kirimo baso wanyu na banyoko wanyu na banyogosenge Nahimana ushobora gusanga afite nka barumuna we arabateza ibindi bibazo baragira iryo pfunwe mbere na mbere nibo bigiraho ingaruka nibo bigiraho ingaruka kandi nubwo leta itayibabaza Imana izayibabaza kuko nta muntu utagira gakondo abemera Imana ntibavuga ko Yezu najya kugaruka buri muntu wese azasubira aho akomoka sawa tuzayibona bagarutse umuntu imyaka 28 ni imyaka umuntu atakwita mikeya ibyo bintu bibaye umuntu yava mu byo byakabaye jenoside ntabwo ari ibintu jenoside yakorewe abatutsi baye nuvuga ibintu batazagira umuntu uvuga ngo nawe wapfobeje iyo jenoside yakorewe abatutsi baye ntabwo ari jenoside iyo uvuga ngo ni ugira ngo ni jenoside ikibazo cyawe ushobora nkubita none cameraman nako ntuzagakureho uvuga ko uyu muntu yemera gukosoka nekereza ko aribwo aba ari umuhanga ho nekereza ko aribwo aba ari umuhanga kuko ikosa ribaye ukarikosora ubutani rigaruke ibyo bari sawa imyaka 28 rero ishize bikaba bigihari umuntu yavuga ko ari iki none se iyo abayahudi ko no bakiyipfobye yarabaye muri 40 na kangahe jenoside y'abayahudi baracyayipfobye hari n'umuntu watwerereye Hitler aravuga ngo no muyahudi urumva atari ugupfobya gukomeye ahubwo gupfobya ni ikimwaro ni ipfunwe iyo hakana ibintu byabaye bikaba kumanywa ntabwo abatutsi bishwe na mugiga ntabwo ari Ebola si Covid ntabwo ari impanuka bishwe na bamwe mu bahutu b'abaheza nguni ntabwo ari abahutu bose kuko uyu munsi abarinzi b'igihangwa benshi ni abahutu batemeye ibyo abahutu bakoraga bamwe b'abaheza nguni bijandika mu batutsi barabica barabarembura kandi nta wapfira gushira yego hari imiryango yazimye ariko ntabwo igihugu cyose cyazimye rero kuba n'imyaka 100 izashira bagipfobya mbonye umutwe afite abuzukuru twagira mu ngo azagira abuzukuru n'abandi bose bazagenda bagira ababakomokaho hake n'abantu babwiza abantu kure amahanga akwiye kugira uruhare hari bamwe bacumbikiye abo bantu no uyu munsi mu Bubiligi hari itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside amahanga akwiye gushyiraho itegeko rihana ibyaha birimo guhakana no gupfobya jenoside Rukibaruta wari perefe wa Gikongo agiye kuburanira mu Bufaransa ni ikimenyetso cyerekana ko amahanga atangiye kumva ubukana bwa jenoside hari n'abandi n'abatarafatwa bazafatwa ejo bundi hari uwitwa Jean Paul warimbuye abatutsi Butare yarajwe yoherejwe na Suwede ahari rero amahanga ari gukora akazi kayo twebwe tumenye ko ikiba ari ikibi n'ikiza ari ikiza uwo bivuze tubyamagana ni munsi ushobora gusanga kandi nta nubwo rega guhangana n'abapfobya jenoside ari ukubatuka ujya ubona umusore witwa Rutundikana Umurego Nix ujya umubona wakoraga kuri Kigali Today
asubizanya nabo nubwo batukana ibitutsi by'abashumba ariko umuntu ushobora kumusubiza mu kinyarwanda cyiza utanamututse kandi akumva ubutumwa umuhaye. Dukeneye abantu benshi bafite amacano asubiza. Uwo muntu wamugari ko yagaragaje icyo gitekerezo kibi nawe musubiza naze gusubizwa ibyo wamugani nibimuha imbaraga. Ni weakness. Ashobora gutekereza ko ibyo avuga byabacengera. General Kabare baherutse gusaba urubyiruko nabo gukoresha Twitter, Facebook n'izindi mbuga kuko bariya ntabwo ari burende bashyira, ntabwo ari igifaru batereka ku mupaka wa Goma. Ashobora kugigoma akajya kuri Twitter akandika, nawe ujya kuri Twitter wandika ariko. Twitter ntuyikoreshe, nubona yikoresha nawe yikoresha. Urubyiruko rukwiye gusobanukirwa gute yaba bavutse nyuma. Urubyiruko rukwiye guhabwa amateka yimitse kuri jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo babone aho buhera busubiza abahakana jenoside. Okay, ubwo ndacyetse ko ari ubutumwa babwumvikanye kandi abantu bagomba kubizirikana kugira ngo bamugane igihugu cyavuye habi naho kigeze heza dukomereze muri uwo murongo mwiza cyane kugira ngo dukomeze no gutera imbere. Uyu munsi wa none aho igihugu cyavuye naho kigeze mpinduka ntekereza ko nta muntu utazibona wese wamugana icyo kintu cyo kwirengagiza. U Rwanda twifuza ni u Rwanda ruzira amacakubiri. U Rwanda twifuza ni u Rwanda rutihanganira umuntu wese uhakana akanapfobya jenoside. Turashima Imana ko dufite ubutegetsi bushyira ku munzani ikibi bya bindi bya rucagu uvuga ngo ingengabitekerezo ngo yitwike uyikongore. No, biriya ni joke. Kwitwika ingengabitekerezo ukayikongora ni mu mutima no mu mutwe ukayamagana, atari ukuvuga ngo twihere hasi ngo po. Oya, iriya ni politiki ya rucagu. Ingengabitekerezo ya jenoside uyanga mu mutima wawe. Hari umubyeyi Rubavu wahaye umwana we w'imyaka mike cyane ngo ajyane ibipfunyika by'urumogi ahantu yari agiye ngo ni imizigo yari agiye gucuruza, ahita ayijyana kuri polisi. Dukeneye abantu bameze gutyo, yakumvaho ingengabitekerezo ya jenoside agahita abimenyesha RIB. Iyo ibintu hari ubwo ivuga ngo zana abatangabuhamya ngo batatu ngo babyumvishe. Ubuse nk'ubu mbwiye uti nk'ubu wasigariye iki iyo uba warapfuye? Kuki bagusize ubundi? Umutangabuhamya yava he? Ubimbwiye turi babiri. One se umuntu ajya abwira ikintu nk'icyo ahita amutera nk'ingumi? Niba haza bavuga bati kuki mukubise, arambwira ngo kuki ngo ntishwe muri jenoside kameme. Ibintu by'abatangabuhamya ngo batanu batatu ngo bumvishe ibyo uvuga. Nariyo mpamvu n'abayiregwa kenshi baba nabere kuko habuze ibimenyetso biyabashinja. Ariko tubabonera ko afata umujinya we aho kugira ngo gutema agatema ihene yawe cyangwa agatema inka, tajya gutera grenade ku rwibutso rwa Gisozi. Yagiye gutera fosi ya Kanombe agatera n'ibindi bigo bya gisirikare aho gutera urwibutso se arasubizwa nande? Rero iyo mbajije ibintu nk'ibyo rimwe na rimwe nyine biranandakaza kuko mba mbona nta bwenge, kandi bafite ubwenge bariya batipe. Bafite ubwenge. Nta muntu wajya kuri Twitter ari igicucu. Akaraka ndabeshye bose. Ariko umuntu uza gutema inka y'umuntu wafite ubwenge cyane kuki se atayitema? Ariko se ubundi kubera iki imibiri y'Abatutsi iboneka mu minsi 100 yabonetse no mu kwa 8? Nariya ni ingengabitekerezo ngo imibiri ngo ibonetse kubera yuko harimo umuntu uvuga uti ngewe nzajya mbababaza Rosette Rowitiro 13 ngo hanaha ngo twabonye imibiri nabwo kandi ikabonwa n'umwana nkawe isa atabivuza ko aramubwira ati genda babwire ko hari imibiri. Nabyo ni ikimenyetso cy'uko hakiri ibibazo by'umwe n'ubwiyunge, ari ikibazo by'ubugome mu mitima y'abantu. Erekana imibiri y'Abatutsi aho wayishyize no mu gihe cyo kwibuka kidahari. Abategura kwibuka nabo si ngombwa guhuza itariki yo kwibuka no gushyingura. Ushobora no kuyishyingura no mu kwa 12 mu gihe yabonetse. Kuko ntabwo uzabona imibiri mu kwa 11 ngo ujye gutegereze mu kwa 4. Turasaba abantu bazi ahari imibiri y'Abatutsi kuyerekana batitaye ko ari mu kwa 4. Niyerekana mu kwa 4 nzibaza nge impamvu yerekanye mu kwa 4. Nibwo iboneka gusa. Reka tuzabishakira n'ikindi kiganiro. Reka tuzabishakira tutabihuje na Ndimbati, tutabihuje na Preskid. Ndakikwemereye, genda utegure, ukore research, ujye kuri Google, ujye kuri YouTube, ugende ushake details zose, hanyuma uzabona amakuru. Icyo cyo ndakikwemereye. Ngo irukumberi bashyinguye imibiri 126 yabonetse ejo bundi ikaduha
bashyinguye imibiri 27 ku mayaga bashyinguye imibiri za 70 kameme why nyine jenoside kuko ari umwihariko ari amateka y'abanyarwanda iyo umuntu ayivugizeho atandukana nuko avuga ibindi biganiro rero reka tuzabikore mu kindi kiganiro niba ari ukuguruka umuntu aguruke niba ari ukurira umuntu arere niba ari ukugurukana abayipfobya umuntu abagurukane uzazuzanye n'ibintu bifatika na information n'abayipfobeje bafatika naho Imana we yigize umunyapolitike kugira ngo yibonere amaramuko mu Bufaransa nawe arabizi neza ko icyangugu iwabo uhereye Nyamasheke ukagera Imibirizi n'icyangugu Rusizi mu mujyi abatutsi bishwe bakajugunywa mu Kivu no mu bindi biyaga bigose Kivu arabikora nkana hanyuma reka niwushyiraho uzabishyiraho nutabishyiraho uzabitegereza ikindi gihe ariko tuzabishakira ikindi gihe reka tugane ku musozo tunagushimira ko cyane kutuganiriza nizere ko bano utazongera ukaduha umwanya byari sawa cyane kuganira nawe nabibonye nawe sinzi niba wadusoza ari ubundi butumwa ufite wagira bari badukurikiranye kuri iyo TV ko ntari umunyapolitike se cyakora ku byo ku cyari cyakuzinduye yaba Ndimbati yaba Kide yaba n'abandi bazahabwa ubutabera hanyuma Dr Murangira Thierry gerageza utanga amakuru nge ntabwo kwa makuru yo kwirikodinga ndaguhamagara nkwaka amakuru uyame ushobora nko gushyiraho message umuntu aba yaragiye yandika okay ndaze guha uzihuze n'ibyo ndi kuvuga urebe niba hari message yasubije namwandikiye message nk'eshanu kandi gutanga amakuru ni itegeko Rwanda Media Commission urwego rwa RIB reka twivugire kuri RIB kuko uyu munsi nibo turiho n'ubushinjacyaha nitubageraho bakatwima amakuru tuzabaza Faustin ariko Faustin Nkusi akubwira ko ari mu rukiko ari mu kuburana kuko so umuvugizi gusa aranashinja nta kindi gahunda zanyuzo nakagaruka reka mbifurize iterambere ryose ridashingiye gutwika cyane rishingiye gutanga ubutumwa murakoze amahoro y'Imana abane namwe reka dusubire ubutaha inshallah